biramureba muhagashaka sibyo muhagashaka Mwisura y'ikode rishaje kandi ryacikaguritse, inkono y'itabi ku munwa, ingofero y'abasaza bigaragara ko bishaje. Ntabwo twakirengagiza kandi inkweto ze zishaje kandi utabasha kumenya ibara ryazo. Hari benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo byinshi kuri we, bamwe bibaza niba ari umusaza cyangwa ari umusore, ndetse n'amazina ye atandukanye akomeza kugenda ashyira benshi mu rujijo. Nk'umwihariko mu gukina filime, ntabwo uzarangiza kureba filime yakinnyemo utumvisemo igitutsi kabwerabwere, dore ko gikomeza gutangaza benshi ndetse n'imyambarire ye ikomeza kugarukaho na benshi. Ndabizi ko ufite amatsiko menshi ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite. Uyu mugabo ukunda gutangaza benshi avuga ko afite imyaka 90 kandi akaba yararwanye intambara ya Shikaramu. Iyi ikaba ari intambara yabaye ahingayinga mu myaka y'1960 ibera muri Zaire y'icyo gihe yaje guhinduka Kongo y'uyu munsi. Ibi nibyo byumvikanisha uburyo koko uyu musaza yabashaje bihagije. Ese mu by'ukuri imyaka ye n'amazina bye bwite ni ibihe? Ese arubatse? Ubundi impano yo gukina filime na komedi ubundi ayikomora hehe? Ibi byose ndetse n'andi makuru ajyanye n'amavu n'amavuko y'ibyamamare nta handi wabisanga atari kuri AZ Kigali. Icyo usabwa ni ugukora subscribe gusa ubundi tukajyana. Mu mwaka w'1995 mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza, aho ari muri prefecture ya Ruhengeri, nibwo Manizabayo Prosper yabonye izuba. Ayo ni amazina uzwi nka Bijiyobija wari wamamaye muri filime na komedi mu Rwagasabo, yiswe n'ababyeyi be. Ku myaka y'30 akakanya muri 2025 n'umwe mu bakinnyi bakomeye ba filime mu Rwanda rufite kugeza uyu munsi. Amashuri ye yatangiriye mu karere ka Musanze kuri groupe scolaire Muhoza ya mbere, ahiga amashuri abanza aba ari naho arangiriza amashuri ye yisumbuye mu ishami rya MCB. Kubwo ubuzima butari bworoshye icyo gihe, ntiyagize amahirwe yo kwiga kaminuza nk'abandi. Akirangiza amashuri ye yisumbuye yatangiye inzira y'ubushomeri nk'abandi bose batabashije gukomeza kaminuza. Yakomeje gushakisha abashoboka hose ngo arebe ko yatera imbere, ariko bikomeza kwanga. Nibwo yaje kwigira inama nyuma yo kureba n'inshuti ze zitandukanye zirimo na Dr Nsabi umaze kumenyekana cyane. Icyo gihe nawe yafashe umwanzuro wo kwinjira muri sinema, aribwo yahise ahinduka ikimenya bose. Kwinjira muri sinema byamubereye ibintu byoroshye cyane, kuko kugira ngo amenyekane byabaye nko kuzimya buje, abifashijwemo na bagenzi be barimo wari uri ku ruhembe rw'imbere ariwe Dr Nsabi. Uyu Dr Nsabi ndetse na Bijiyobija baturuka mu gace kamwe, mu yandi magambo ni abaturanyi ku ivuko. Ikindi kirenze ibyo, baraniganya kuri groupe scolaire Muhoza ya mbere. Dr Nsabi avuga ko yatewe ishema no kubona mugenzi we yinjira muri sinema. Dr Nsabi yahereyeho nawe amufasha kuzamuka no gutera imbere. Gusa ku rundi ruhande, kumenyekana k'uyu mugabo byaturutse ku myambarire ye n'uburyo akinamo kenshi ati turubona ko ari umusaza. Ibi biri mu byagiye bikomeza kuzamura igikundiro cye. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2020 nibwo video ye ya mbere ya Bijiyobija yagiye hanze, ikaba yaranyuze ku Irebero TV. Akaba ariho n'aka kanya kinyuze ibihangano bye ahurira n'umuvandimwe we cyangwa inshuti ye magara Dr Nsabi. Aka kanya n'umwe mu bakinnyi ba filime bamaze kwiyubakira izina, dore ko nawe yafunguye YouTube channel ye acishaho filime ze, ikaba yitwa Bijiyobija Live. Nyuma y'uko impano ye ikomeje gushimwa na benshi, uwitwa Kiramani, umwe mu bashoramari bakomeye muri sinema nyarwanda, yaramwiyambaje bakorana muri Big Mind Comedy. Aka kanya n'umugabo ukomeje kugenda yubaka amazina, dore ko ahuriramo na Alphonsine uvuga Ikigoyi, Dr Nsabi uvuga Ikirera ndetse na Feruje uvuga Ikigoyi. Aba bose bakomoka mu bice by'uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru, bakaba bagenda bigarurira imitima ya benshi kubera impano bafite mu gukina filime ndetse no gukina komedi. Nubwo twagarutse ku myaka ya Bijiyobija, hari benshi na n'ubu bataramenya niba koko Bijiyobija yubatse cyangwa akiri ingaragu, ariko ukuri kurahari nuko Bijiyobija ari umusore w'imyaka 30. Uko agaragara muri filime bitandukanye nuko agaragara mu buzima bwe busanzwe. Gukina asa nk'umusaza n'umwihariko we watumye amenyekana hirya no hino. Uyu akenshi akunda kugaruka mu mvugo za gisaza, anitwara nk'umusaza. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragara, bavuga ko kwiharore nk'umukinnyi wa filime, mbese ukaba waba uri nk'umugore ukaba wakina uri umugabo, kugeza igihe abantu batangiye gushidikanya niba waba uri umugore cyangwa umugabo, ni ibintu bikorwa n'abahanga mu gukina filime ku rwego rwa mbere, ari naho Bijiyobija abarizwa. Ibi rero nibyo bikomeza kwerekana Bijiyobija ko ari umuhanga mu gukina filime ku rwego rw'isi. Mu bidasanzwe
ibidasanzwe wamenya kuri Bijiyobija nuko rwose nibijyanye no gukora live comedy cyangwa gusetsa abantu mbona nkubone nabyo bikora neza cyane ko yigeze no kugaragara mu bitaramo bigiye bitandukanye bikunda gukoreshwamo abakinnyi ba filime. Yigeze no kugaragara muri Jen's Comedy aho yari kumwe na Kiramani ndetse na Dr. Tsabi basetsa abantu baraseka kuko barishima bihagije. Ntabwo wakirengagiza ibyo yakoze muri stand up comedy, ntabwo wakibagirwa uburyo uyu musore yasekeje abantu imbavu zikabarya ku itariki ya 15 ukwezi kwa munara umwaka wa 2023 ubwo yatumirwaga kuri BNB FM Kigali. Icyo gihe yanatangaje amagambo akomeye cyane agaruka ku mukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. We avuga ko arenze kuba umukuru w'igihugu ahubwo amwita umuvandimwe Yesu. Aya magambo yayatangaje mu kiganiro yakoreye kuri radio ya BNB FM Kigali. Yabajijwe impamvu amwita atyo ntiyazuyaza, yahise avuga icyifuzo yari afite icyo gihe ndetse no ku bandi banyarwanda muri rusange, aho yagize ati Imana yakoze ibitangaza byinshi, ihindura amazi divayi ndetse inambutsa Abisirayeli inyanja itukura. Ubu nta kuntu yagira gutya ikagabanyiriza imyaka perezida wacu agasigarana nka 20 nibura tugatangira bundi bushya. Ni amagambo rero yatangaje abantu benshi ndetse asetsa benshi, gusa abandi nibwo babashije kumva amarangamutima yari afite ndetse n'icyifuzo yatanze. Kimwe mu bantu bakunda Perezida Paul Kagame by'umwihariko yatangaje ko yifuza kuzahura na Shadibu cyangwa se Mbabazi Shadia uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu nta yindi gusa Bijiyobija atangazwa n'uburyo Shadibu acugusama ikibuno mu buryo butangaje. Ibi byose akaba yarabitangaje kuri radio BNB FM umwezi. Uyu Shadibu ni umubyeyi ufite abana babiri yabyaranye n'uwitwa Medisare ukora akazi ko gutunganya amashusho. Babanaga nk'umugore n'umugabo gusa nyuma baza gutandukana. Ku buzima bwite bwa Bijiyobija wakwibaza niba afite umukunzi, gusa uwitwa Dr. Tsabi wakuranye akigana ndetse akaba nakorana na Bijiyobija avuga ko Bijiyobija nta mukunzi yigeze aturetse bimwe byo ku ishuri birangira twakita nka muru scolaire, bikaba byaraje kurangira n'amashuri bari basoje. Bijiyobija nawe akaba yemeza ko nta mukunzi yigeze kuko uwo yita umukunzi ari uwo bafitanye intego mu rukundo rwabo, kandi bakaba bavuga ko uwo muntu atarahura nawe. Nyamara hakaba hari andi makuru avuga ko umukunzi yaba amufite, ahubwo ari bya bindi by'abastari batifuza kugaragaza abakunzi babo mu ruhame kuko baba babona ko byabateza ibindi bibazo. Wakunda kumvikana avuga ko ubuzima bwe bwa rukundo bwakomeza kubibanga. Mu yandi magambo no kuvuga ko aramufite ariko ntiyamutangaza. Uyu musore ubwo yabazwaga ikintu akunda kunywa yavuze ko ati nta kindi akunda, yikundira kabetezi. Ibi byose nibyo bishyira abantu mu rujijo bakagorwa no kumenya niba Bijiyobija ari umusaza koko cyangwa niba ari umusore. Ikiganiro nimenya n'ubu twaragarukaga kuri Bijiyobija Gregoire. Ndabashimiye.